Hari igihe wumva uri wenyine nyamara uri mu bantu benshi. Hari igihe wumva ntacyo umaze nyamara hari byinshi umaze. Hari igihe uhora wishinja ibitagira agaciro byarangiye. Ese waba urimo kwiyanga ariko utabizi? Uyu munsi ndakwereka ibimenyetso 7 bikwereka ko ushobora kuba wiyanga nuko ushobora kubihindura. Ushobora kwibaza ngo kwiyanga ni iki? Kwiyanga ni ugutakaza agaciro kawe imbere yawe. Ni ukureka kwiyemera, kwikunda no kwemera ko nawe ufite agaciro nk'abandi. Ariko rimwe na rimwe ntitubyita kwiyanga. Tubyita kugira isoni, kugira umutima woroshye cyangwa gufata abandi nk'ab'ingenzi kuturusha. Ariko hari aho bihinduka ubugome twikorera. Niwibonaho ibi bimenyetso 7 umenye ko wiyanga ariko utabizi. Ikimenyetso cya mbere ni uguhora wumva ibyo abandi bavuga ari byo bifite agaciro kurusha ibyawe. Buri gihe ushobora kugira igitekerezo ariko ukavuga uti oya ntacyo bimaze, ntacyo byafasha. Icyo gihe uriyanga rwose ariko ushobora kuba utabizi. Icya kabiri ni uguhora wishinja amakosa no kwitwara nk'uwabaye ikibazo mu buzima bw'abandi. Waba warigeze kumva ushaka guhamagara umuntu ariko ukavuga uti ntabamubangamiye kandi utazi n'ibyo ari gukora. Uhora wumva ubangamiye inshuti yawe iri kuguha ubufasha. Niba uhora wiyumvamo kubangamiye abantu nta n'ikibazo wateje, menya ko wiyanga ariko ukaba utabizi. Ikintu cya gatatu ni ukubura imbabazi kuri wowe ubwawe. Ubabarira abandi ariko wowe ugakomeza kwituka ku makosa yakozwe imyaka yashize. Twese dukora amakosa kuko turi abantu, ariko nyuma yo gukosa ubuzima burakomeza. Niba mu mutima wawe uhora wigaya ukabura amahoro bitewe n'amakosa yahahise, menya ko wiyanga ariko ukaba utabizi. Ikintu cya kane ni ugutinya kugira icyo usaba abandi kuko wumva utabikwiye. Ushobora kuba wumva ukeneye ubufasha ariko ugatinya kugira usaba kugufasha bitewe n'uko wumva utabikwiye. Ariko wowe ukaba wamufasha bikanagushimisha ko wagize icyo umufasha. Niba utekereza cyane ko udakwiye gufashwa kandi ukeneye ubufasha, menya ko wiyanga ariko ukaba utabizi. Ikintu cya gatanu, kubura umwanya wawe wo kwiyitaho ubwawe. Niba witambaho igitambo kugira ngo ushimishe abandi, menya ko wiyanga ariko ukaba utabizi. Gutakaza umwanya wose wita ku bandi ariko ukabura umwanya wo kwiyitaho, uzabyicuza kuko abantu ntibanyurwa. Ikintu cya gatandatu ni ukwanga guhabwa ibintu. Iyo umuntu agusabiye ishimwe urashidikanya. Abantu bakubwira ko bagukunda ukumva bitabaho ukabyanga kuko wumva batari bakwiye kubikora. Niba ibi bintu byiyumvamo, menya ko wiyanga ari byo bigutera gushidikanya no kwiyumvamo ko nta muntu ukwitayeho. Ikintu cya karindwi ni ukugerageza kwihindura kugira ngo wemerwe. Kwigira undi muntu, kwishushanya kugira ngo bemere ko ufite agaciro, icyo nicyo kimenyetso gikomeye cyo kwiyanga wicece, kuko ntabwo wishimishijwe n'uhuriwe. Ariko uko byagenda kose hari uburyo wabihindura buhoro buhoro. Kwikunda ni urugendo ushobora guhindura buhoro buhoro. Numenya kwakira ibyo wanyuzemo, ukishimira bikufite ahubwo ukabibyaza umusaruro, ukumva ko kuba ubabaye bitakugira umunyantege nke, uzaba uteye intambwe ikomeye yo kwikunda. Ntugomba kuba undi muntu kugira ngo ukundwe. Ntugomba kuba mwiza buri gihe kugira ngo wemerwe. Uri uw'agaciro, uri impano, kandi si ikeneye uburiwe. Ntukiyange rero. Kanda subscribe kuri Junior Explorer kuko buri video tuyikora tugamije kuvugana n'umutima wawe. Kwikunda no kwiyakira nibwo butwari.